ntabwo navuga ko ari hoax cyangwa se information yasakaye nk'ifite ishingiro. Yego. Byose byahereye kuba yari umutumire muri ya nama kandi hakaba harashize iminsi Burundi Africa Intelligence igaragaje ko Burundi bufite akayihaye ko so hano rero umuntu yapowe ahanga hakurikira. Niba cyabaye ku Burundi cyabaye no ku bindi bihugu. Yego. Kandi ku bindi bihugu ntibazana amakudeta. Ntabwo twajya gutinda kuri kudeta ko na Uganda ntabwo twavuze ko Museveni impamvu atagera kubera kudeta. Abasirikare n'abantu bitondera mu buzima bwabo kwirirwa bazengurutse igihugu. Uwabashuka ubwo rero umuperezida avuze ati ingendo zo hanze n'ahantu ntizeye urumva amaze iminsi azerereza abasirikare nka Rombi ngo baramusuzuguye muri Kongo zirangabo azerereza imisozi ni ikintu kibi cyane ku mugabo w'ikirenga. Reka ni umuhanga uri n'umugenerali kavuga turi kabuki abantu bemera ko duhana ingabo ku karubanda kugira ngo tuzijyane ku ikosi tuzikarange zimanuke mu myobozi zamuka indi zire gute kuki tuzinyagiza tukazimana amazi yo kunywa kuki batarimo bandodera ibicocero kugira ngo bazabone icyo babwira ingabo bahera ko banshinje kugira ngo buri washaka kumukura akagenda avuga ati aha mwababonye bene wanyu birirwa bazererana n'amazi nta n'iki ntiyaba akora butinza ingabo no kugenda akavuga ati koko France igerageje kutwunga n'u Rwanda yego tukabona bikaduteranya na Kongo kandi tutaramaramo ibyo dushaka gukurayo nabyo akavuga ati reka hatazagira n'umuntu utume ino krizi irangira ntarakura amayange uri ibihugu byinshi byafasha umuntu bikekamo ko avamo perezida wa Kongo gushaka gufasha perezida urimo gukuramo akarenge muri maturité politique Burundi bufite muri ino myaka nk'icumi ishize harimo no kubasha kumetereza ibihe bikomeye kandi mu bihe bigoye buriya gupfusha umuperezida wari uriho adatanze inkoni mu gihe cy'amatora mukayimanaginga bikarangira mukagira kudeta 2015 mukayimanaginga ikarangira nabwo yaguyemo benshi ntabwo Burundi wapfa kubukangisha ibintu by'amakudeta buriya rega na kiriya kinjya Burundi bwaragitewe cyo kubasha kumanaginga kudeta kimwe nuko atanagenda akabyita ko ari igihuha cya kudeta kugira ngo nyine abone ikintu abahimbira abafunga nta n'ikibazo cya kudeta bari bafite ubicungira mu ndorerwamo zombi yanahimba ntuze ati nari ntewe kudeta yanahimba context ati dore n'umuntu asibye n'inama kugira ngo abone icyo asobanura opinion publique kuko urabona niba mugenzi we wa Tanzania arimo kuvumirwa kugahera kubera gufunga abantu kubaboreza igufa no kubabuzamo ntabwo narishimiye nabura kuvuga ati ariko nafunze Bunyoni afite abanyoniste perezida aho yashaka hose yapanze urugendo yahasohoka kaca kandi nta muntu wamukoraho inyuma y'Imana abaperezida baza ku mwanya wa kabiri mu micungire y'ibihugu uko perezida mwavuze nturazandura zo bitanzania twabonaga Samia yashatse kunyurana bihanyura baterana ari amabuye kandi bamukorera ku modoka hari impaka ngo ntajya hindura ngo prime niyo ngabo kuko ngamutinya no gutekereza agasa nk'urose gusa prime niyo ngabo yavuyeho petimo yonyine irahagije kuvuga ngo yamusimbuje nese primede ku kazi mu gitondo kandi bamaze yasimbujwe undi nta mpaka aho ngaho bakukuraho abarinzi bakagira gute yanamugira ministre yahita namuhira ministre w'ubworozi bw'amatungo magufi urumva nta CNDD ni kimwe CNDD n'ibitekerezo byayo igomba no kugenda ikanavaho ariko perezida ndayishimiye ashobora kuba umuperezida mwiza maybe akayobora igihugu cye neza ahubwo icyama kigasara kimuvangira kwiba ubujura guhemukira abaturage imbonera kure buri kimwe cyose izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga inyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Gana masha batwikomereze rero ndabonye noneho ibyo kwa Sebarundi byafashe indi ntera benshi bati erega byakabaye byiza nawe yimenye akamenya ngo ese nubwo ndi mugira iki gihugu nakabigenje gute ko wamugana nshobora gusanga ari bo bwabo banyihirikiye aho binavuga ko ngo yaretse kujya muri iki gihugu cya Paris yego yaretse kujya Paris kubera yarafite ubwoba bwo ko ashobora guhirikwa tugatangira tuti ese ibi bintu byo guhirikwa kw'abaperezida bamwe bavugaga bati ntago twe tuzi ko no kurinda ishime bishobora kumugeraho atari ko burya nta kidashoboka reka duheraho ngaho
ariko inkuru ziri kwa Diane Ndayishimiye ntabwo navuga ko ari hoax cyangwa se information yasakaye nk'ifite ishingiro. yego Byose byahereye kuba yari umutumire muri ya nama kandi hakaba harashize iminsi Burundi Africa Intelligence igaragaje ko Burundi bufite akayihaye ko guhura n'u Rwanda. U Rwanda rwari rwatumiwe narwo, by the way Burundi bwaritabiriye, ndavuga ku irevo za perezida inama y'i Paris. So icyo nshaka kuvuga aha ngaha, kuba perezida yasabose ni sabotage, kuko bari hari urwandiko nabonye rwa communication y'u Burundi bari rwatangiye guteguza abaturage b'i Paris kuzakira perezida wabo, ngira ngo bari gukorana n'ibiganiro, urumva ku mwa perezida bagenda bakaganiriza abantu. So iyo sabotage umuntu wese wavuga ati ifite ayihuriye no kwikanga icyama baharamutse yuri indege, ntabwo namugisha impaka, urumva gusa ashobora kuvuga byumva atari ko mbyumva, kubera ko si we wenyine utaragiye muri iyo nama kandi yaratumiye Museveni ntiyagiyeyo, Ubugande bwari bwatumiwe, perezida w'u Rwanda ntabwo yagiyemo kandi nabwo rwari rwatumiwe nkuko hagiye abantu bo kuri level za ba ministre ngira ngo n'u Burundi. So hano rero umuntu yapowe aha ngaha kurikira, niba icyabaye ku Burundi cyabaye no ku bindi bihugu, kandi ku bindi bihugu ntibazana amakudeta. Ntabwo twajya gutinda kuri kudeta, ko na Uganda ntabwo twavuze ko Museveni impamvu atagera kubera kudeta, no mu Rwanda si cyo twavuze cyane, mu bindi bihugu byagomba kwitabira bitagiye. So hanyuma rero kereka wari ufite amakuru y'icyo gihuha, sibyo? cyangwa se nyine isoko y'amakuru ntawe nzi ntawe mfite. Ariko impamvu abantu banabishingiraho nuko bareba bagasanga nka perezida Tshisekedi avuye mu nama Bruxelles, wakaba bivuga uti ibijyanye kandi ari mu nama Washington n'u Rwanda, ari mu nama Doha na M23 mu Rwanda, ukavuga uti wenda nuko Faransa igihugu cy'igihangange kiri mu muryango w'Uburayi bahahirana, gisanzwe n'igihanganye mu busanzwe gifite n'amateka runaka muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko ninde wari kungukira muri iyo nama? Bien sûr harazamo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko nk'ayo makuru Africa Intelligence yatangaje n'u Burundi bwari kubyungukiramo, kuko Burundi ni igihugu utarimo kubona muri high tables mu nama zikomeye z'isi ya none, kandi abantu bose bafite icyo bungukira muki muri ziriya nama. Mu perezida mwiza nubanira igihugu cye mu gihe yabonye uburyo n'umwanya, kuki Burundi butagiye koko bwari kuhahurira. Ariko wibuke neza ko mu gihugu cy'Uburayi 1994 buriya ubwo perezida General Major Juvenal Habyarimana yajyaga mu nama Dar es Salaam, nayo yari mu bintu by'umutekano bijya gusa nk'ibi byose tuba tuvuga, mugenzi we wa Kongo Marshal Mobutu Sese Seko ngari wazabanga aramubujije, ngaravuga ati n'ujyayo sha urakama ikimasa kandi dore ndakubwiye musaza, urumva? Ati petit frère, kuko ngamwitaga Habyarimana yitaga Mobutu gara frère, ngarabubuza ubutasi bwiwe ati nugenda urarangira, agiye koko kwisha maneno. Rero perezida birashoboka ko Ndayishimiye nawe yafite inzozi mbi ku ngendo z'abaperezida ziga ku bibazo by'umutekano humanitaire buri kimwe cyose, kavuga ati none nagenda kandi na Petero Nkurunziza yasimbuye byamubayeho hagiye Dar es Salaam bamukora kuri 2015 irapfuba. Ubwo rero mu perezida avuze ati ingendo zo hanze n'ahantu ntizeye, urumva? Amaze iminsi azerereza abasirikare nka Rombi ngo baramusuzuguye muri Kongo, zirangabo azerereza imisozi. Ni ikintu kibi cyane ku mugabo w'ikirenga guhanisha abasirikare kwirirwa basebya mu civile aho baciye hose, dore zangabo zanze kurwana n'akamambiri mu ntoki n'imbunda ku mutwe, aho baciye hose n'ibikapu, dore bazangabo zanze kurwana. Biriya byose ashobora kureka akavuga ati ariko erega Sandri ni nkuko yanavuga ati abagaba banje n'abajyana banje batuma mfata ibihano nkabihingabo biteye kuriya barimo kunteranya n'ingabo. Rega n'umuhangurira n'umugeneral kavuga turi kabuki abantu bemera ko duha n'ingabo ku karubanda kugira ngo tuzijyane ku ikosi tuzikarange zimanuke mu myobozi zamuka indi zire gute kuki tuzinyagiza tukazima n'amazi yo kunywa, kuki batarimo bandodera ibicocero kugira ngo bazabona icyo babwira ingabo bahera ko banshinje, kugira ngo buri washaka kumukora akagenda avuga ati aha mwababonye bene wanyu birirwa bazererana n'amazi nta n'iki ntiyaba akora butinza ingabo. Ndayishimira arashaka kuvuga ati reka naye kugenda, cyangwa se wenda kanabona icyo yakorera kuri Tshisekedi kirimo kugenda kigabanuka. Rega we yagiye mbona niba hari na kontra bagiranye ntarabonera isura, ntabwo wambwira ko perezida Ndayishimiye yakiniye neza game perezida Tshisekedi muri kontra bagiranye. Niba se abarundi barukanwe muri Norukivu bari mu gipatane cyabo, bakaba bayirukanwe muri Sud Kivu mu buryo nka 70% cyari gipatane cyabo, urumva baragize imikoranire impeccable.
n'ikibazo ashobora no kuvuga ati reka nyine ng'abanyakarenge aho Tshisekedi ni perezida ugiye kurangiza manda yiwe ntabwo fierite yo kugendana nawe ntabwo ikaze cyane urumva yego icyo ni ikintu gishoboka akagenda ag'abanyakarenge ashaka kuziyadabuta kuri aba bazategeka hariya eventually bishoboka bahe mu 23 sibyo yego bikubiye gake ibyo yego ashobora no kugenda akavuga ati koko France igerageje kutwunga n'u Rwanda yego tukabona bikaduteranya na Kongo kandi tutaramaramo ibyo dushaka gukurayo nabyo akavuga ati reka hatazagira n'umuntu utume ino krizi irangira ntarakuramo ayanjye icyo kindi cya gatatu gishoboka kuri perezida Ndayishimiye cyatuma wenda atajya no muri iriya nama ashobora gucanga ikarita akaba ashaka kuba double standard akavuga ati nanjye nzakora nkuko Museveni akora nkunda kubigarukaho ngiye gucanga inyeshyamba ncanga Tshisekedi urumva ncanga Grarak buri kimwe cyose ugasanga yanze kujyaho nta n'ikintu yikangaga ari ukugira ngo ahubwo atagaragara kakomeje kugira ubukana mu gufata uruhande buri mu perezida uri muri manda ya kabiri irangira ntago ari perezida kenshi bamutonaho konti bagifite gukomeza ahubwo batangiye kureba ati who is next kugira ngo bazakomezanye habeho consistance ya bya bindi batangiye perezida Tshisekedi agiye gutangira kubona abantu bamuvaho kubera ko bazi yuko ikiganza afite ibyo gipfumbase urumva birimo kubarwa ku mitwe y'intoki kugira ngo atange ubutegetsi azirongaza atarabwa kazahindura itegeko nshinga nabyo bitamugwa neza rero abarabariye biwe ikambi zahinduka South Africa yarabitangiye Uganda bibamo n'ubundi inshuti za Tshisekedi muri myaka yasigaje zigiye guhinduka presque complètement kuko bavuga bati ni c'est président sorta arimo kugenda icyaduha tukamya kayihe ahubwo kuzinjira mushyashya tukare duha ikiganza hakikajya ngo tukanamufasha buri ibihugu byinshi byafasha umuntu bikekamo ko avamo perezida wa Kongo gushaka gufasha perezida urimo gukura make karenge icyo nicyo kintu je nabona gishoboka ku ruhande rw'abarundi ariko ibya kudeta bifite ibyabyo ntago mbibona ko wapfa gukandira kuri kudeta mu Burundi kubera ko muri maturité politique Burundi bufite muri ino myaka nk'icumi ishize harimo no kubasha kumetereza ibihe bikomeye kandi mu bihe bigoye buriya gupfusha umuperezida wari uriho adatanze inkoni mu gihe cy'amatora mukayimanaginga bikarangira mukagira kudeta 2015 mukayimanaginga ikarangira nabwo yaguyemo benshi ntabwo Burundi wapfa kubukangisha ibintu by'amakudeta buriya rega na kiriya kinya bwaragite Burundi bwaragitewe cyo kubasha kumanaginga kudeta ubwo se kuyikinisha no kuyikinira urumva ari ibintu byoroshye iyo maturité barayifite yo gupfusha umuperezida wari ukiriho mukabijera uzi ko perezida Ndayishimiye ari kurahira nyuma y'igihe kine bagahita bamurahiza mbere kugira ngo hatabaho iyo vacuum abarundi nabo bafite ukuntu bafite experience mu mitegekere ku byutaba kangisha kudeta bayijera nkuko bacunze indi yego naho kuvuga gutinya kwe kugira gutabamwica ibintu nk'ibyo ngibyo uko mbizi ntabwo ndava kwizima ntago perezida ari nta muperezida ugendana ubwoba ngo wamwica none mu makuru agenda caracara ko bivuga ko ngo ashobora kuba hari abagenerali bafunzwe bikaba ari nk'uruhurikane wa mugani abashaka kutabura uruhurikane urumva bikaba wenda byahuriranye n'ibyo biri kukomeje kugenda bivuga bya kudeta abagenerali bagahita banafungwa barafungwa kubera niyo kudeta byose je ntabwo nta na kimwe nakwiye kuntuza nta na kimwe nkura gusubiha pourcentage zitandukanye kimwe nuko atanagenda akabyita ko ari igihuha cya kudeta kugira ngo nyine abone ikintu abahimbira abafunga nta n'ikibazo cya kudeta bari bafite ubicungira mu ndorerwamo zombi yanahimba ntuze ati nari ntebe kudeta yanahimba context ati dore n'umuntu asibye n'inama kugira ngo abone icyo asobanura opinion publique kuko urabona niba mugenzi we wa Tanzania arimo kuvumirwa kugahera kubera gufunga abantu kubaboreza igufa no kubabuzamo ntabwo Ndayishimiye nawe barakuvuga ati ariko nafunze Bunyoni afite abanyoniste mfunga basiriro mfunga abandi yandi bose bose bafite abantu bakibira inyuma no mu ngabo ashobora guhimba rero ikintu cyatuma bakanda si byose yego byose birashoboka ariko nta giteka umuntu yavuze ko kudeta ni nkuriya mu perezida muri Burkina Faso bita Capitaine Traoré ahora bose ngo ashaka kumuhirika hako byinshi ubona bayabiteguye bateye bombe ngo bayiteye havuye oya ngo ntabwo bazatirari bagize gute abakuru y'ugu benshi bikina ibintu nk'ibyo ngibyo ntabyo ari manageze kubyikira mu itariki nyeze kwa 10/19 inkotanyi zamuteye kugira ngo abone ko afunga abana bita ibyitso biriya bintu bikorwa siri tubino bihugu bikoresha systeme z'abafaransa cyane biriya babyikora nabo Ndayishimiye koko yibereye mu birayi yibereye hose ese hajya ngo ipari niho hadatekanye kurusha kandi nkara abaturage yise ajya gusura ejo aho kujya mu nama
none abandi bavuga yuko yahise ajya mu rugo akagumayo atongeye gusohoka aho babikura he atongeye gusohoka zari n'umupadiri gahunda yo gusohoka sister wanjye perezida aho yashaka hose yapanze urugendo yahasohoka kaca kandi nta muntu wamukoraho inyuma y'Imana abaperezida baza ku mwanya wa kabiri mu micungire y'ibihugu uko perezida mwavuze nturazi zo bitanzania twabonaga Samia yashatse kunyurana bihanyura baterana ari amabuye kandi bamukorera ku modoka umutekano wa perezida maximal kuri maximum kuri all cost urumva cost yose atinya ndetse hano umugabo w'ikirenga w'intwara muheto kugira ngo intwara muheto yose igire gute igomba guhumeka ariko perezida yabaje kugira umutekano atinya nta mu perezida utinya ziya n'intare ziba marumba urumva ishobora kutonta mu gihe ishakiye faut faire attention ntabwo ukina kuri perezida n'uriya mugore muri Tanzania n'umunyamana bashaka gukinisha uriya n'umugabo kukurikiranga wa Tanzania Defense People's Defense Force TPDF urumva nugukora presidential order bagatangira kukubwira ngo tugiye kunyuraho ibyo kumenya ngo hari abantu bari guterama no gusaka bakanagwe mureba we urumva mwashaka amashyiro na sound proof agahita kubyo atumva n'ibintu mujegera mu matwi yiwe ntuzakire na perezida nubwo yabuwa ntuza hari ibihugu nyamana ngo yabyitwa bya Maria Magdalena n'iki byose cyangwa se bya Marisha ibigo bya Marishal bibaho perezida na perezida w'ikimina cy'amagare ntago mumukinisha mu magare y'abanyonzi hari buto yakanda ntumukinisha ngo urumunyonzi kuko zara perezida Burundi ngo yatigenga ajya mu rugo aratitira se yatitiye Burundi bwatitira ukabwumva urimo kujegera turimo kumvikana nta gisha inama nigeze kumva mu minsi ishize hari impaka ngo ntajya hindura ngo prime niyo ngabo kuko ngamutinya no gutekereza agasa nk'urose gusa prime niyo ngabo yavuyeho petimo yonyine irahagije kuvuga ngo yamusimbuje nese prime yajya ku kazi mu gitondo kandi bamaze yasimbujwe undi nta mpaka aho ngaho bakukuraho abarinzi bakagira gute yanamugira ministre yahita namuhira mu ministre w'ubworozi bw'amatungo magufi urumva wari umugabo w'ingabo ntazana umutwe muremure kuri perezida yamugira ministre w'ubworozi bw'inkwavu n'inkoko no kujya atubura amateke se barundi arakomeye none we kukunda kuvuga ngo hari igihe ubwoba kuko ngo CNDD must go ntabyo ndavuga ntabyo ndavuga n'umunsi n'uko CNDD must go abadede nabo bashaka kumwihirira CNDD does not echo ntabwo yiteranya ngo yihuza na perezida buriya nuko abaperezida ngo bakora amakosa ntabwo bakiri mu mashyaka yabo ni se barundi nyine ntabwo ari CNDD yego CNDD ishobora kuba detruite cyangwa detruwe igasenyuka n'ibyayo ariko perezida ashobora gukomeza ashatse yanayishwanyaguza akayikoramo ikindi cyamo niba byakunda simbiza urumva yego nta CNDD ni kimwe CNDD n'ibitekerezo byayo igomba no kugenda ikanavaho ariko perezida ndayishimiye ashobora kuba umuperezida mwiza maybe akayobora igihugu cye neza ahubwo icyama kigasira kimuvangira kwiba ubujura guhemukira abaturage imbonera kure buri kimwe cyose ariko we have to differentiate perezida nibyo bya CNDD n'iki byose nubwo hari ubona byenda guhurira ariko ntabwo yuvuze ko gitwaye turi kuri perezida CNDD yagenda yego ariko turi kuri perezida ni umuntu ufite respect ku rundi rwego rwo hejuru hari wakubwira muri commentaire ngo tubona bagenda ngo baragiwe naburiye ngo ntibara perezida ariko naragiwe nakiri perezida washobora kumuha respect ye urumva hanyuma yagenda ukabona kuvuga ibindi ubwo rero uri ku butegetsi cyangwa se radio nabonye ukuntu yagiye ninde se ukuntu yagiye nka perezida nyine urumva Sandra ya perezida bakomeye azirongaza umuntu ucyumva garacyari an exercice yego we tuza uri wese ndayishimiye arakomeye nta muntu wamutitiza reka Burundi butitira wayibona ukabubona wowe kutagenda ari izo mpamvu zose wagiye usesengura abanza bikaba byakubitana no kwa mugani hari kubiriya nama bakabihuza na kudeta ni byinshi afite n'ibyo tumvikana n'abafaransa afite ibyo yumva atakumvikana na Tshisekedi yaramwambuye akavuga turiya mujama murantera inkunga buri munsi amariye iki mufite nk'ameza ataramuha erega nibona badahemba abasirikare b'abarundi burya turiya muri social media ariko ntituzi ukuri nyako n'ukuri ushobora gusanga umurundi urakara ko batamuhemba ariko atarahabwa report ko ntageneye guhabwa report kapora ruriya ariko shebuja ataranabishyura sibinde wamugane kuki batabahemba barabahembye ntiyabishyura wese akabandi izindi tafoke agiye aziyaha nubona tafoke ya gatatu ari complaininga iya mbere ya kabiri kujya koresha zita complaininga ushaka gusanga hari ikindi kibazo gihari kandi ntabwo
mu ngabo ujya guha umuntu ntabwo ari horere mama ngo murabona ngo bavandimwe ngo no uri umusirikare urumva funga muzigo fungwa nta bindi byinshi nta ukugomba kugusaba imbabazi no kugira gute kuko ufite discipline indi kugenga ushobora no kwibaza ikibazo gihari wasanga ataranayabona agahita afata umwanzuro wo gukwepa Tshisekedi. Sandri umwana watse imodoka ukatse indi bamwirukana Minerval akajya abona igihararumbo cy'umubyeyi cyamubyaye atazi ikibazo atazi ko n'agakoroboyi kagendesha imodokari ushobora kuba wikopesheje abantu mu gihugu rero simbisa abana hako hari ibintu abantu bashira amareta urumva yego kandi batazi ko wenda leta bitari no mu bushobozi bwayo irimo gupapira igihugu nk'ubu gifite ibibazo bimeze kuriya muri economy byose birashoboka ono seja ariko usanga kuri social media tukona kuganira ku ngingo zikomeye nk'izo duflying over ibintu kandi tukumara kujyana deep byose birashoboka kuko ufashe nk'urugero kuri abasirikare ntiwenda kubambura yego abo muri Somali barabishyuye baravuga ati fagitire twarazitanze wenda yasigaye gukomaho ya Kongo ukabihuza ukabaha yabo ariko ntabwo uri buze kuvuga kuri foreign ngo mwihangane rero haje make dutegereje andi bahita bakubwira ngo zana ahari ubu bazerereza imisozi nyine bakabazerera bakora mucaka uduhaye igice tube dunze dukemura utundi tubazo hanyuma ubwo andi nayo azabaza nyuma buriya nuko bataratera imbere ngo bagire ibigo by'imari buri bafite nka banki ikomeye barayigira ariko ntabwo ikomeye yabaguriza ikabikavaringa y'amafaranga iramutse ariyo case hari yazaboneka ikayishyura yego ariko nyine ntabwo ibigo byinshi ibihugu byinshi biteye imbere cyane none bari kurira mu myotsi abarundi ariko biri abaniza mu myotsi bashobora kuzamuvudukana abasirikare n'abantu bitondera mu buzima bwabo kwirirwa bazengurutse igihugu uwabashuka bagutera yego abarihebye se reka twikomereze izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.